Reka nkwifuriza kugira ibihe byiza udukurikiranya hano kuri Igicumbi News Online ndetse no kuri internet washitse akadomo Igicumbi News akadomo ca akadomo RW twizera ko mukomeza kugenda mumererwa neza cyane nta kibazo gito mufite abantu muvuye muri weekend twizera ko weekend yabagendekeye neza kuri ubu ngubu ariko akazi ni akazi mw'abantu mwe hari igihe weekend igera ukavuga uti se igihe cy'akazi ko cyageze di kumva ko nyine uba ugomba gusubira mu mirimo ariko kuva saa tatu kugira ngo zizagere saa tatu burya ku mukozi wa leta haba harimo urugendo rurerure twiza ko rundi baba bakontororeye kabisa nta kibazo na gito bafite ubwo nawe niyo weekend yarakugendekeye neza ko zigenda ugira ibihe byiza ndetse nawe yagendekeye mbi dore ko iminsi ntabwo ihwana nawe ukomeze kwihangana agatanga nitwa Emmanuel Niyonizera Mustafa ninje mu kiganiro Igicumbi cy'amakuru kugira ngo turebe amakuru kugenda avugwa hirya no hino mu isi tuza kugaruka cyane uyu munsi twibanda mu Rwanda dore ko weekend basize byinshi yawoza kuba ko mu karere ka Ruhango umukobwa abyaye umwana aramutahita muta mu musarana ako kanya ahubwo turebe uburyo bimeze nyuma mu karere ka Nyamasheke habaye ubukwe budasanzwe muri iyi weekend habaye ubukwe bw'abageni bombi bose ntibumva ntibanavuga hariya mu karere ka Nyamasheke yagaragara kuvuga ko witwa Ndimbati hari kuvugwa y'uruntu we n'uruganda rwenga gasembuye se ibye bimeze bite turaza kugenda tubigarukaho kabisa mu buryo burambuye nkwibutsa ko kuri Facebook Igicumbi News.co.rw turiho tumeze neza cyane hanyuma Mustafa Niyonizera urukuta rwanjye rwa Facebook narwo rukaba rumeze neza hose wagenda ubana natwe Bizimana Desire wa Desire yenda dufasha ku buryo bw'amajwi n'amashusho twizera ko nakomeza kugenda amererwa neza cyane muri rusange hanyuma mu karere ka Ruhango haravugwa inkuru y'umukobwa witwa Niyogisubizo Jeannette uyu mukobwa w'umudugudu wa Gakongoro mu kagari ka Buhanda mu murenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango wabyaye umwana agahita muta mu bwiherero ubuyobozi bw'umurenge wa Bweramana buvuga ko uriya mukobwa witwa Niyogisubizo Jeannette w'imyaka 17 y'amavuko ngo yari atwite inda itarateguwe yabyaye umwana w'umuhungu ari muzima nyuma rero akigira inama yo guhita muta mu musarane nk'uko byemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweramana yitwa Ntivuguruzwa Emmanuel umukobwa rwose yari yibyariye agasore ko aravuga ati wowe bugiye urumva hanyuma Ntivuguruzwa Emmanuel yabwiye umuseke.com ko icyemezo kigayitse Niyogisubizo yagifashe kuri iki cyumweru cya 26 Werurwe 2023 saa 2 za mu gitondo ubwo abakirisitu bari batangiye kujya gusenga hanyuma Ntivuguruzwa avuga ko mukuru w'uriya mukobwa witwa Niyogisubizo uyu nyine wari wataye umwana mukuru we w'imyaka 23 witwa Jacqueline Uwimana ngo yabibonye irahita ahamagara abaturage nyuma baraza bakuramo urwo ruhinja reka turebe uburyo Gitifu agendaga bisobanura ati bikimara kuba urwo ruhinja rero bakiruta mu musarane rwakwemo urujyanwa ku kigo nderabuzima cya Karambi ati abaforomo bamuha ubutabazi bw'ibanze mbere y'uko rero imbangukiragutabara zikamujyana ku bitaro bya Gitwe ariko bibaye iby'ubusa kuko yahageze asa nkaho ameze nabi bimaze kuba rero gutyo yahise yitaba Imana Gitifu avuze ko polisi n'inzego z'ibanze bahise bafata Niyogisubizo Jeannette nyuma ariko kubera ko yavaga amaraso menshi yajyanywe ku bitaro bya Gitwe kugira ngo rero abanze ahabwe ubuvuzi mbere y'uko inzego z'ubugenzacyaha zimubaza ubugizi bwa nabi yakoze gusa yavuze ko rero ibi bitabuza ari gukora akazi kayo kuko rero ubugenzacyaha bugomba kuba bukora iperereza ku cyaha cy'ubwicanyi uriya mukobwa Niyogisubizo akurikiranweho hanyuma Ntivuguruzwa asabye abafite umutima
nk'uyu nguyu kureka kuvutsa umuntu ubuzima kandi bakaba rero iyo bakoze icyaha bagomba guhanwa n'amategeko, akaba ariko bimeze. Uyu mwana yazize ubusa pe, mwana yazize ubusa, nyina aramwiyicira kweri. Iyi nkuru nayo imeze nka yindi hano mu karere ka Gicumbi, uretse ko wenda uyu mwana yari akiri uruhinja. So kumva ni gutyo bimeze rero, ariko mwabana mureke ibintu by'ubwicanyi kuko ntacyo byabagezaho, akaba ariko bimeze. Rero muri rusange hariya mu ntara y'Amajyepfo muri Bweramana ni uko nguko bimeze. Hanyuma reka dusimbukire Nyagatare uhita ukomerezayo, n'ubundi uva mu majyepfo wambuka za Nyamagabe ukubitira Nyamasheke na Rusizi. Turebe Nyamasheke, ubukwe budasanzwe bw'umugeni n'umukwe bombi ntibavuga ntibanumva. Hariya muri Nyamasheke ni gutyo bimeze rero, aho ubukwe bwabaye kuri uyu wa gatanu tariki 24 Gashyantare 2023 mu rusengero rwa ADEPR mu kagari ka Karusimbi, ni mu murenge wa Bushinge mu karere ka Nyamasheke. Hanyuma bakoze ubukwe bahawe impanuro binyuze mu ijambo ry'Imana. Abaturage bari aho ngaho rero bari mu miryango itandukanye, bahanye abageni n'inshuti rero bari baturutse ngo hirya no hino mu murenge wa Bushinge ndetse no mu murenge w'akarere ka Rusizi. Ngo abandi bose bari baje kwirebera abageni baturutse imihanda yose, abavuye Rusizi, abavuye za Nyamasheke, urumva akaba ariko bimeze. Hanyuma baganiriye n'ikinyamakuru Umuseke bavuze ko rero bidasanzwe, ndetse bamwe bakavuga ko ari ubwa mbere babonye abafite ubumuga bwo kutumva yewe no kutabona bashyingiwe. Niko bagendaga batangaza. Ndi kubona abantu baragiye bivuga bati nyaboneka ibintu uko biryoshye cyane. Nk'uyu witwa Ukurikiye Imfura Evaride mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi, umwe mu baherekeje abageni, yagize ati ndi sekuru w'umukobwa sinkunda kugenda, numvaga rero babivuga hirya, njyewe ntaho nigeze kubibona, ati ni ubwa mbere mbibonye, ati rero turishimye cyane. Hanyuma witwa Nsengumuremyi Adolphe wo mu kagari ka Karusimbi mu mudugudu wa Gakombe nawe yaravuze ati tunejejwe n'iki gikorwa kidasanzwe. Urumva ariko ubwo ntabwo gisanzwe ntabwo gisanzwe kweri kweri. Nuko bimeze. Hanyuma kandi yavuze ko bibasigiye ubutumwa bw'uko Imana ifata abantu kimwe muri rusange. Nuko bimeze. Niko witwa Nyirandayambaje Valerie utuye mu kagari ka Karusi mu mudugudu wa Rwumuyaga yaravuze ati kera umuntu ufite ubumuga yumvaga yisuzuguye, akumva ko atari umuntu nk'abandi, ati leta rero yaje kuza kubishyiramo imbaraga, ubu ni umuntu nk'undi. Abaturage bagendaga bishimira buriya bukwe. Hanyuma mu kiganiro abasezeranye bahaye umuseke rero hifashishijwe abasemuzi b'ururimi rw'amarenga, bavuze ko rero ngo bamenyaniye mu rusengero. Nuko nguko bimeze. Urukundo rwabo rukomeza cyane bari ku ishuri bizeho imyuga. Hanyuma ngo bamaze umwaka rero bari mu rukundo bahita babishyira hanze. Nuko nguko bimeze. So urumva rero ni hatari. Ndi kubona umusore yaragendaga yivuga ngo yitwa Niyonkuru Fiston, avuga ati rero twahuriye mu rusengero no ku ishuri, ati nishimiye gushakana n'uwo duhuje ubumuga, ati mu rugo rwacu tuzabana neza kandi twubahana, ati nta makimbirane, ntabwo nzamuca inyuma. Hanyuma witwa Jeannette Mukandayisenga n'umugeni ubwo, ati ndishimiye cyane, twari tumaze umwaka dukundana, twahuriye mu rusengero, ati twemeranya kubana rero nk'umugabo n'umugore. Pastor Hakizimana
Nsengimana Mitio wo muri idini rya ADEPR paruwasi ya Ntura ururembo rwa Gihundwe mu itorero rya Mwitu, niwe rero washingiye bano bageni muri rusange, akaba nayo agenda avuga ati ni ubukwe bw'agatangaza kariko bimeze hariya mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Nayo nabane conversation kabisa. Urumva ni ubukwe bwari bushimishije nubwo umuntu atariyo, nkurikije uburyo ndimo ngenda mbibona ahangaha, bwari ubukwe bw'agatangaza cyane, bwari ubukwe bw'agatangaza cyane nanjye uko ndi kubibona, akaba ariko bimeze hariya rero mu karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Hanyuma dukontorore gato cyane duce dusimbukira hano mu mujyi wa Kigali kwa Ndimbati. Ndimbati n'uruganda rwenga agasembuye ngo bimeze bite di? Ndimbati ihoreye Sylvestre Alliance Mustafa byo bimeze bite? Iyi weekend yasize ibintu bitabaye uburyohe. Umunyarwenya rero wihoreye Jean Bosco Mustafa uzwi nka Ndimbati uherutse kuba rero yagirwa brand ambassador uruganda rwa Skydrop Industry, kateje rero intugunda no kwibazwaho nyuma yuko uyu mugabo atiye umugongo amasezerano yaraherutse gusinya, aho kuwa 27 Ukuboza 2022 nibwo Ndimbati yagiriwe icyizere n'uruganda rwa Skydrop Industries ruherereye mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, ko yamaze gusinyanya nawe amasezerano y'amezi 6 yo kwamamaza ibinyobwa byarwo. Yari amasezerano yo kwamamaza inzoga zengwa n'uruganda zirimo yitwa Noblis Guitar G ndetse n'iyitwa Centennial Honey Liqueur. Niko byari bimeze. Hanyuma rero icyo gihe Ndimbati yabwiwe Umuseke ko yari ishema kuba Abanyarwanda baramutoranyije muri benshi bagirwa rero azakuza kwagirwa ambassadors brands hanyuma y'uru ruganda rwitwa Drop Industries mu gihe yaravuye muri gereza. Ndibuka aravuga ati rwose ni ibintu byiza cyane ko Abanyarwanda bongeye kubona ko nanjye ndi umuntu ukomeye cyane, hanyuma nkaba nakwamamaza, ariko urumva byaje kuza kuba bibiyanga barashwanye. Ni nyuma y'amafoto kandi asesekaye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ya Ndimbati yamamaza ingufu G muri Tour du Rwanda, hanyuma bigenda bikorora gutyo. Witwa Lucky Murekezi ushinzwe ubucuruzi muri Skydrop Industries yabwiye Umuseke kuko batunguwe no kubona Ndimbati yamamaza urundi ruganda mu gihe amasezerano bagiranye atarasozwa, akaba ariko yagendaga atangaza avuga ko bagomba no kuganira Ndimbati kugira ngo ejo n'ejo bundi nasinyira andi masezerano ntibazabagirana amakosa rero yo kugunganisha abakiriya be, akaba ariko bimeze. Nyuma umunyarwenya Ndimbati we akaba yabwiye Umuseke ko amasezerano ya Skydrop Industries atarangiye ko muri Tour du Rwanda rero yabonye akazi ko kwamamaza urundi ruganda kandi atari kwitisha icyo kiraka, kuko ikarita rero yari gishyushye. Ni ikiraka cyari gishyushye ahubwo uko nguko bimeze hariya muri rusange. Icyo wamenya ni uko uru ruganda rushya rwenga inzoga rufite umwihariko wo kwenga izikozwe mu buki ndetse na G, rukaba rutangaza ko intego yarwo ari ugucuruza gusa harimo no guteza imbere ubworozi bw'inzuki ndetse no kuba rwahakaza Abanyarwanda by'umwihariko abaturanyi b'uruganda bo mu mirenge ya Ntarama yewe n'umurenge wa Karumuna hariya mu karere ka Bugesera. Niyo mpamvu begereye Ndimbati kugira ngo abafashe rero umwamamaza bikorwa muri rusange, ariko bimeze hariya mu karere ka Bugesera ndetse n'uyu muvandimwe wihoreye Jean Bosco Alliance Mustafa uko nguko bimeze.
muri rusange ari hanga nsoreje ikiganiro igicumbi cy'amakuru. Mbashimire cyane, nshimire cyane we twabanye, nshimire cyane ikipe ngari twabanye kugira ngo bashe kumenya amakuru avugwa hirya no hino mu gihe bitangazamakuru bigiye bitandukanye kubera weekend iba yinjiyemo. Ntabwo amakuru aba ari menshi cyane abavugwa hanze, niyo mpamvu umunsi by'umwihariko twagarutse mu Rwanda. Gusa ku mugane burayi icyo wamenya mu mikino yabaye, Arsenal bikomeje kubura umwanya wa mbere muri Premier League nyuma yo gutsinda Leicester City igitego 1-0. Uko nguko bimeze. Real Madrid yo yaratsikingana Atletico Madrid, nuko bimeze. Emmanuel Neza Mustafa, ni byo bashimiye cyane, umunsi mwiza.